twongeye kubaha ikaze kuri uyu mugoroba. Ni umunsi wa gatatu w'icyumweru. Turi ku munsi wa gatanu w'amasengesho. Turi imbere y'Imana twinginga Imana kugira ngo Imana itubohore. Abamaze kugera ku murongo mwese tubahaye ikaze. Abari kuri free conference ndabona ko mwahageze. Imana ibahe umugisha. Reka n'ubundi dutangire dusenga, hanyuma tubone gusoma ijambo ry'Imana, dukomeze tuganira n'ijambo ry'Imana ndetse dukomeza tunasenga Imana. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, turaguhaye uyu mwanya uyu mugoroba kugira ngo ubane natwe. Tuguhaye ibi byuma byose turimo dukoresha ndetse n'ibyo abarimo bakira ubutumwa bwiza bakoresha kugira ngo ubutumwa bwiza bagereho. Ibyo byose turabisengeye kugira ngo imiyoboro ibe mizima kandi Mwami uyuzemo imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe. Turakwinginze Mwami ngo wohereze imbaraga zawe mu mpande zose z'isi, wohereze abamarayika bawe mu mpande zose zitandukanye kugira ngo umwuka wawe akorere mu bice byose by'isi. Uyu mugoroba turakwinginze kugira ngo ukore ibimenyetso n'ibitangaza, ubohore ubwoko bwawe, ubohora abakuru, ubohora abatoya. Umuntu wese Mwami uko aje imbere yawe akwifuza uyu mugoroba aba ariko akubona. Wiyereke abakuru n'abatoya, wiyereke ubwoko bwawe. Intama zawe utugirire neza Mwami, turakwifuza muri kano kanya. Reka Mwami buri wese ubwo turangiza uku kwezi kwa 11, reka Mwami ugire ibyo urangiza mu buzima bwa buri wese. Turakwinginze kugira ngo ugire ibyo ushyiraho iherezo kandi ugire ibyo utangiza ndetse ugire n'ibyo utegeka ko bikorwa, wemere bikorwe kubw'imbaraga zawe no kubw'ububasha bwawe. Uwiteka Nyiringabo, yobora buri kimwe cyose kandi wiheshe icyubahiro. Natwe duciye bugufi imbere yawe kugira ngo Mwami buri kimwe cyose kigende uko wagiteguye, kandi Mwami gusenga ko buri wese kugera imbere mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo. Turasoma muri Matayo igice cya 27 umurongo wa 45, nyuma turaza gusoma no mu gitabo cya Yohana. Hanyuma ntago turi buze gutinda tuganira amagambo menshi cyane nkuko byari bisanzwe, ahubwo turaza gutinda mu gusenga kuri uyu mugoroba. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu murongo wa 45, ni igice cya 27 cya Matayo. Biravuga ngo uhereye ku isaha ya 6 haba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eri Eri lama sabakitani, bisobanurwa ngo Mana yanjye niki kikundekesheje. Ariko bamwe mu bari bahagaze aho babyumvise baravuga bati, umva wa mugabo arahamagara Eliya. Uwo mwanya umwe muri bo arirukanka yenda sipongo ayuzuza inzoga isharira, ayishyira ku rubingo arayimushomesha. Ariko abandi bati, ba uretse turebe ko Eliya aza kumukiza. Ariko Yesu yongera kuvuga ijwi rirenga aratanga. Reka dukomeze. Yohana ibice 19 turasoma umurongo wa 30. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati, birarangiye. Acurika umutwe, umutima uraca. Iri jambo Yesu yavugiye ku musaraba ngo birarangiye, niwo mutwe w'ijambo tugiye kuganiraho kuri uyu mugoroba.
kandi nagira ngo nkubwire ngo uyu mugoroba ugira ibyo ubwira ngo birarangiye. Hari ibintu twifuza cyangwa se dukeneye yuko birangira uyu mugoroba, bigomba kurangira. Haleluya. No munsi wa gatanu w'amasengesho ya deliverance turimo turabohoka. Hari intambara turwanye igihe kirekire, tumaze iminsi myinshi turi mu ntambara z'urudaca, turarwana ijoro n'amanywa, ariko tuguma twisanga mu ntambara zikomeza zizenguruka, izindi zigaruka, izindi zizi, izindi zigaruka. Ariko uyu mugoroba hari ijambo rivuze ngo birarangiye. Haleluya. Ndumva amavuta uyu mugoroba yo kukubwira ngo birarangiye. Ya mirimo ya Satani yashyize mu buzima bwawe uyu mugoroba irarangiye. Ni wizera iri jambo niko riri bukumere, niko riri kubere. Uko uryacira niko rikumerera. Hari amavuta y'Imana hejuru y'ubuzima bwawe aho uri hose, binyuze mu cyuma cy'ikoranabuhanga urimo gukoresha. Nimba urimo ukoresha telefoni, nimba urimo ukoresha computer, nimba sinzi, nimba uri kuri televiziyo muri salo iwawe, ariko iri jambo rirakubwiye ngo birarangiye. Yesu ari ku musaraba yari yababajwe bihagije, yari yakubiswe inkoni nyinshi. Bibiliya mu gitabo cya Yesaya iravuga ngo ni ukuri ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, ngo kandi imibyimba ye ntiyadukirije, ngo yishyizeho igihano cyose kugira ngo aturokore. Yesu Kristo ubwo yari ku musaraba i Karuvari yari ahari kugira ngo mbohoke, yari ahari kugira ngo ubohoke, yari ahari kugira ngo ibyo udashoboye bishoboke kubw'umusaraba, yari ahari kugira ngo ikiguzi cy'ubuzima bwawe cyishyurwe ku musaraba i Karuvari. Ntago Yesu yazamutse ku musaraba agiye gupfira ibyaha byiwe, ntago yazamutse ku musaraba kugira ngo acungure ubugingo bwe, ntago yazamutse ku musaraba kugira ngo akunde abohoke, kuko nta cyaha yagiraga, ntago yigeze abohwa n'imbaraga izo arizo zose, kuko imbaraga zari muri we zari hejuru y'izindi mbaraga. Ububasha bwari muri Yesu bwari buri hejuru y'ubundi bubasha. Nta na kimwe kigeze kimunanira mu minsi yo kubaho kwiwe. Yategetse byose yasanze kuri iyi si. Yohana aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo jambo yari Imana, ngo kandi mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Yesu aje ku isi, buri kimwe cyose cyaramwumviraga, buri kimwe cyose yari gifiteho ububasha, kuko byose byaremwe nawe, byaremwe n'ijambo rye, byaremwe n'amaboko yiwe. Yesu Kristo niwe bwenge. Salomo yaramwitegereje aramureba, yuzuye umwuka wera, ari mwiyerekwa, arangije aravuga ngo ninde wabona ubwenge? Hanyuma aganira na bwenge, bwenge aravuga ngo nariho mwiremwa rya byose, ngo kandi nari umukozi w'umuhanga. Haleluya. Yesu Kristo niwe bwenge uvugwa, haleluya, mu gitabo cy'imigani.
ibintu byose biri mu isi niwe wabiremye, abiremesheje ubwenge bwiwe, abiremesheje imbaraga, abiremesheje ubushobozi. niyo mpamvu birivuga ngo ubwenge ntibugira ikiguzi, ngo ntago wakwishyura izahabu cyangwa diyama cyangwa ifeza kugira ngo ubone ubwenge, ngo n'amabuye meza ngo ya marijani ntago ashobora kwishyura ubwenge, kuko ubwenge ntibugira ikiguzi, ni Yesu Kristo. rero aje muri iyi si, yaje agendera mu mbaraga n'ububasha, yaje agendera mu bushobozi, yari yuzuye umwuka wera, amavuta yari ku buzima bwiwe. mu gitabo cya Yesaya ahantu uravuga ngo umwuka w'Imana yari kuri ge, kuko Uwiteka yasize amavuta kugira ngo mbwire imbohe ko zibohowe, kugira ngo nkingure abari mu nzu z'imbohe, kugira ngo menyeshe abantu umwaka w'imbabazi. Haleluya. uwo ni Yesu Kristo. ari mu isi yariho umwuka w'Imana, yariho ubwenge, yariho imbaraga, yarasizwe amavuta, yari yuzuye ubushobozi. niyo mpamvu aho yageraga hose yakoreshaga ubwenge, yakoreshaga ububasha, yakoreshaga imbaraga, yakoreshaga itegeko, yakoreshaga buri kimwe cyose. ageze hejuru y'amazi, amazi yahitaga akora ikiraro, akavuga ngo umuremyi wacu araje. Yesu agatambuka, umuyaga utangiye guhuha, Yesu avuze, umuyaga warumviraga ukavuga ngo umuremyi wanje, umuremyi wanjye yaravuze, umuyaga ugaceceka. ahuye n'abadayimoni baramwitegerezaga bakavuga ngo umwana w'Imana duhuriye hehe, ntuturimbure. bamusabaga imbabazi. afashe imikati yarabwiraga ngo nimube benshi muhaze bano bantu. uko niko yarari, uko niko yarameze. ahuye n'uwapfuye yabwiraga urupfu ati rupfu werekura, urupfu rukarekura rugahunga, akagarura abo bari bagiye gushingura akabatanga ari bazima. nubwo umuntu yaba amaze iminsi ine mumva, ibyo ntabwo byakangaga Yesu, nta nubwo byamuteraga ikibazo. yahagararaga kumva, agahamagara Lazaro umaze iminsi ine mumva, akamubwira ngo sohoka, agasohoka ari muzima. uwo ni umugabo witwa Yesu. ubwe yari yihagije, ntawe yagombaga gusaba, ntawe yagombaga gukomangira, ntawe yagombaga kwinginga. imbaraga zari ziri muri we, zari zihagije gusova ibibazo byose, zari zihagije gukemura ibibazo byinshi. ariko arabyitegereza, arareba. Bibiliya iravuga ngo kubana n'Imana yabonye atari ikintu cyo kugundira, ngo ahubwo yemera gusiga byose, yambara kamere k'umwana w'umuntu, ngo ntiyanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, ngo aramanuka ajya munsi y'imbata. ngo Imana imwitegereje, ngo irangije imwegurira byose, hanyuma imuha gutwara no gutegeka ibyaremwe byose. turi ku ijambo rivuga ngo birarangiye. rero ubwo yarazamutse ku musaraba, ubwo yaragiye kubambwa ku musaraba, ntabwo yaragiye agiye gushakisha ubutunzi, ntabwo yaragiye agiye gupfira ibyaha byiwe, ntabwo yaragiye agiye gushaka imbaraga cyangwa ikindi kintu, ahubwo yaragiye kugira ngo abohore ubuzima bwanjye, kugira ngo abohore ubuzima bwawe. yaragiye kugira ngo agukize, yaragiye kugira ngo agukureho karande, yaragiye kugira ngo agukureho abazimu, yaragiye kugira ngo agukureho ibitutsi, yaragiye kugira ngo agukureho gucirwaho iteka, yaragiye ku musaraba kugira ngo akuvaneho imivumo yose wavumwe, yaragiye ku musaraba kugira ngo aguture imitwaro iremerereye ubuzima bwawe. oh haleluya. nicyo cyamujyanye ku musaraba, kugira ngo agarure
umunezero w'ubuzima bwawe. Yesu Kristo yagiye ku musaraba kugira ngo aguhe kurama, aho Satani yari yamaze kwinjiza umwuka wo gukenyuka mu muryango wawe, aho Satani yari yamaze gushyiraho amatarike utazarenza. Yesu Kristo ataza gupfa ku musaraba, hari abantu batari kurenza imyaka 30 badapfuye. Hari abantu kubaho kwabo kwari kuri limite ku myaka 35. Hari abantu kubaho kwabo kwari kuri limite ku gihe bazabyara umwana wa mbere bagahita bapfa. Ariko Yesu yagiye ku musaraba kugira ngo akureho ibyo byose. Biravuga ngo bwari mu gashyamba k'Getsemane arimo asenga arira, abiri ibyo yabivanze n'amaraso, ngo baraza baramufata baramujyana, tangira kumukubita, tangira kumucira amacandwe, bamwambura imyambaro yose, bamucira imanza z'ibinyoma, baramubeshyera ibintu byinshi bitabarika. Ibyo byose nta na kimwe yigeze yivovotera, nta na kimwe yigeze ahakana, yigeze avuga ngo oya. Yemeye buri kimwe cyose. Kubera izihe mpamvu? Kubera jyewe nawe. Bamuzamura ku musaraba i Nyabihanga, bahamugejeje, bamumanika ku musaraba, bamuzunguriza umutwe, bamuciraho amacandwe. Ibyo byose arabyemera. Kubera iki yabyemeye? Buri kintu cyose bakoraga ku buzima bwiwe cyajyanaga n'umuvumo uri ku buzima bwacu, cyajyanaga n'igucirwaho iteka, cyajyanaga n'umuriro utazima, cyajyanaga no kurimbuka, cyajyanaga n'akarande, cyajyanaga n'ibihano byari biri hejuru y'ubuzima bwacu. Uko bamukubitaga inkoni, iyo nkoni yahitaga ijyana n'umuvumo bavumye ubuzima bwawe. Bamucira amacandwe bikajyana n'aya macandwe baguciriye, bamuvugaho amagambo mabi bigahita bijyana n'aya magambo mabi bavuze hejuru y'ubuzima bwawe. Buri kintu cyose bakoraga kuri Yesu, buri kintu cyose bakoraga mu rugendo rwo kuva mu gashyamba k'Getsemane kugera ku musaraba i Nyabihanga, buri ntambwe yose yateraga ubusobanuro bwayo bwajyanaga n'ibibazo wikoreye wowe. Bamutuka igitutsi bikajyana n'ibitutsi bagututse, bamuvuga ijambo ribi bikajyana n'amagambo mabi bakuvuze, bavuga bati ngaho ikize bikajyana nuko bahora bagutega iminsi, bamubwira ati ngaho imanure bikajyana by'abandi byose bahora bakuvugaho. Uko niko byari biri. Yesu yarihanganye, arihangana, baramucira arihangana, baramutuka arihangana, kuko ibyo wari wikoreye byari byinshi. Bakamukubita inkoni zikajyana na kanseri, bakamukubita indi ikajyana na sida, bakamukubita indi ikajyana na diabete, bakamukubita indi ikajyana n'umutwe udakira, bakamukubita indi ikajyana n'uburwayi bw'amaso, bakamukubita indi inkoni ikajyana n'uruhu n'indwara y'uruhu, bakamukubita indi inkoni ikajyana na bya bindi n'aya mahembe abarozi baguteye, bakamwambika ikamba ry'amahwa bikajyana na bya bindi byose, bakamuvuga amagambo. Buri kintu cyose bakoze kuri Yesu cyari gifite ubusobanuro bw'ibibazo biri ku buzima bwawe. Buri kintu cyose bakoraga kuri Yesu cyari gifite ubusobanuro bw'umuruho w'ubuzima bwawe, y'imibereho mibi y'ubuzima bwawe. Buri kimwe cyose cyari gisobanuye umuruho w'ubuzima bwawe, ibibazo by'ubuzima bwawe. Bamutera imisumari mu birenge, bamutera imisumari mu biganza, arihangana. Bamutera icumu mu rubavu, arihangana. Ariko biravuga ngo agera ahantu arabara, arareba, areba bya bitutsutukwa, areba ya mivumo, areba bwa busambanyi bwo muryango, areba kwa guterekera,
areba ya madeni, areba kwa kutiga, kwa kutarongorwa, kwa kutarongora, kwa kutabyara, kwa kutavuga rumwe, kwa kutumvikana, za nduru zose, rwa ngo bakwanga, babarozi bajya kukurogesha, bya bindi bagiye gwamba muri Tanganyika, za mva zose bagushyinguye muri muzima, ibyo byose arabibara, arabizenguruka, akurikirana buri kimwe cyose, areba uko wirukanwa mu kazi, areba za nyati ziri mu biganza byawe, areba wa mubabaro wose w'ubuzima bwawe, areba kwa kubwirwa nabi, areba ya mitego baguteze, areba cya cyangiro, areba uko umuryango wagutaye, areba uko abavandimwe bakwanze, byose arabibara. Aho yari ari ku musaraba abara buri kimwe, yitegereza buri kimwe, areba buri kimwe. Hanyuma isaha ya 9 igeze, arangije, biravuga ngo arangurura ijwi, aravuga ngo byose birarangiye. Haleluya. Ntabwo yari guca, ntiyari gushira mu mwuka, hari ikigisigaye ku buzima bwawe. Ibyo yavugaga birangiye, ni umubabaro wawe, ni agahinda kawe, ni amaganya yawe, ni ibitutsi bagutuka, ni bya bindi byose, ni ukuba mu nzu mbi, ni ukuryama habi, ni ukutagira ikiyiko cyo kurisha, ni ukutagira isafuriya yo gutekamo, ni ukutagira urukweto rwo kwambara, ni ukutagira ukubwira ngo komera, ni ukutagira ukubwira ngo humura, ni ukubaho nta byiringiro, ni ukubaho mu bwoba. Ibyo byose nibyo yavuze ngo birarangiye. Yesu Kristo ari ku musaraba yarangije byose, yishyuye buri kimwe, na bya bindi utazi, na bya bindi utarahura nabyo, ari ku musaraba nibyo yarangije. Iyo Yesu Kristo ataza ko aravuze ngo birarangiye, ntabwo twe kwa dufite duruwa nimwe yo kuvuga ngo dusengere kubohoka. Ntabwo twe kwa dufite uburenganzira bwo kwabwira ngo imivumo ibavaho, ngo indwara zibavaho, ngo ibibazo byabavaho, ngo igitangaza cyakoreka mu buzima bwawe, ngo uyu mugoroba watera intambwe, hari aho wagera, hari aho wakwinjira, ibintu byahinduka mu mibereho yawe. Ntabwo twe kwa dufite ubwo burenganzira, ariko Yesu Kristo arabyitegereza byose, arabireba, arangije avuga ijwi rirenga, aravuga ngo birarangiye. Haleluya. Uyu mugoroba unyemerera usubiremo iri jambo, uvuge ngo birarangiye. Birarangiye mu izina rya Yesu. Birarangiye ibibazo by'ubuzima bwawe, birarangiye kagahinda, birarangiye yamaganya, birarangiye wa mubabaro. Rebo sokoromo sekeremo saini. Hari ibintu uyu mugoroba bigomba kurangira. Kuri uyu munsi wa 5 w'amasengesho hari ibintu bigomba kurangira. Ya myuka iza kukuniga usinziriye irarangiye in the name of Jesus. Birarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Icyangiro Satani yagushyizeho, amagambo mabi bakuvuze, birarangiye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwanzi zinaniza ubuzima bwawe, uyu mugoroba zirarangiye mu izina rya Yesu. Ndadekarara ngo birarangiye, ndavuze ngo birarangiye. Remosha karama sekeremosai. Yesu aravuga ngo birarangiye. Uyu mugoroba hari ijambo rikubwira ngo birarangiye. Bya bindi byo mu muryango iwanyu birarangiye. Mandaraba sekeremosai. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, mu izina rifite imbaraga. Ramashakaramando rebo sekereboze sai. Biravuga ngo birarangiye. It is finished. Hallelujah. Niko bire Icyongereza ivuga. Birarangiye. Uyu mugoroba uhindukirira ibibazo biri mu buzima bwawe, uhindukirira agahinda kari imbere yawe, uhindukire bya bindi umazemo iminsi, uhindukire za ntambara umaze igihe urwana, uzibwire ngo murarangiye. Uko ijambo ryanditse ngo birarangiye, uruze rero rurarangiye, amadeni ararangiye. Uwo mwuka w'amadeni wafashe ubuzima bwawe, wujuje amadeni ahantu hose,
ugera uko wikopesheje, wishyura inzara uko wikopesheje, wambara umwambaro uko wikopesheje, utega tagisi uko wikopesheje, umwuka w'amadeni warakwijiranye, abantu bamaze kukwinuba. iri jambo ndakubwiye ngo uhindukire mu madeni wabwire ngo murarangiye, it is over, birarangiye. Haleluya. turi mu mwanya w'amasengesho, turi mu mwanya wo gusenga, tugiye kwinjira mu mwanya w'amasengesho akomeye cyane. wizere Imana uyu mugoroba, wizere Imana iri joro, kuko birarangiye. ndabona hari ibintu Yesu arangije, ndabona Yesu arangije ugutsindwa kwa buri munsi. uri muri kaminuza ariko warawishyura amafaranga yo gusubiramo amasomo, wayize waraye amajoro, ariko wagera muri examen, wagera imbere y'ikizami ukibagirwa byose, wasohoka examen irangiye ukibuka ibisubizo wagombaga gutanga. uwo mwuka ndavuze ngo urarangiye mu izina rya Yesu Kristo. bandi mwarize muri abahanga, mu abambere, ariko ikidemoni kiraza gishyira cya bariyeri imbere yawe, kiraguhagarika, kiravuga ngo ntabwo ugomba kurenga ahangaha. icyo ni icyuka kiri mu muryango wawe. nta muntu n'umwe wize ngo aheze. buri umwe wese Satani yari yeranje, buri umwe wese acikiza amashuri. ugasanga umuntu hari hageze ko akora memoire, yatangira kwandika agahita yaza ikintu kikitambika, akayandika ntayirangize, no kuyitanga bikanga, agahagarara akicara burundu, akaba hatagira diplome, yarize amakuru yose ya kaminuza yarangije, igitabo yaracyanditse kiri muri mashini cyarahezemo. ariko Satani akavuga ngo ntuzigere utunga diplome ya kaminuza. iri joro birarangiye mu izina rya Yesu Kristo. nibyo Yesu yavuze ku musaraba ngo birarangiye. izo mbaraga zikurwanya muri ubwo buryo zirarangiye, ziva hejuru y'ubuzima bwawe, hejuru y'abana bawe, hejuru y'umuryango wawe. warananijwe cyane. hari abandi bacuruza, gacuruza, akunguka, igitondo kimwe akarangura ibintu, yabitanga bigahita bijyana n'amafaranga yose. agasigara muri zero, akongera agatangira ubundi bushya. iyo ni imyuka igwana n'abantu, nizo mbaraga turimo dusenya muri Misiri, niyo badayimoni turimo dukubita hasi muri Misiri. ibyo ni byo Yesu yavuze ngo birarangiye. bigomba kurangira mu buzima bwawe, bigomba kurangira mu mibereho yawe. hari abandi iyo udafite amafaranga uba uri muzima, nta kibazo uba ufite. mu isi y'ubushomeri nta ndwara ugira, ariko upfe kubona udufaranga duke gusa dukandagire mu biganza byawe, ako kanya indwara zitazihaguruka, imwe iburyo indi ibumoso, imwe imbere indi inyuma, zikinjira mu bana. mu kana gato wagiye ku ishuri bakaguhamagara ngo ararwaye, ukajya kumukora mujyana kwa muganga. wagiye hehe urimo gukina ukumva ngo waratsitaye, ino rivuyemo, bajyanye kwa muganga. indwara zigaca impande n'impande, zikataka iburyo n'ibumoso, udufaranga twose tukayoyoka. twamara kurangira mukaba bazimu.
ugasanga uwo mwuka uraho wicaye aho, ni nk'ikidayimoni, ni nk'igipusi cyicaye ahantu gutya mu nguni, kiba kirimo gikontrolinga ubuzima bwawe, kireba aho winjira, aho unyura, aho ukata, ibyo ugerageza gukora, kirebe imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso, cyitegereje ibintu byose bica mu muryango. Hanyuma udufaranga twaza tukigera mu muryango kigahita kibadaduka, kigahita gitangira kurya. Hari abantu bafite izo mbaraga n'iyo myuka igenda hejuru y'ubuzima bwabo. Bwoko bw'Imana iyo tuvuga deliverance, abantu bararushye, abantu barababaye, abantu bafite ibibazo bikomeye mu buzima bwabo, babana nabyo ariko ntibabizi. Ariko iri joro hari ijambo rivuga ngo birarangiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndizera mu ijambo rivuga ngo birarangiye. Hari abandi babyageze ku rundi rwego, bo bafite abantu bagira gutya bakitura hasi, myuka mibi kabirukansi kabasohora ikabajyana. Iyo myuka n'izo mbaraga n'ubwo bushobozi bw'abadayimoni iri joro birarangiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Aha nyine ndimo kuvuga, ntutegereze undi mwanya, turi muri izi mbaraga n'aya mavuta yo kuvuga ngo birarangiye. Ubwo tuvuga ngo birarangiye niko birimo bigenda. Nawe ahuri hita wiyambura icyo gikoto kijugunya. Biravuga ngo Barutelemayo ubwo yarayikunshira arimo ataka, Yesu aravuga ngo nimumuhamagare. Bagihamagara Barutelemayo, ngo ako kanya ahita avanamo wa mwenda wo gusabiriza, rwa rukoti rwo gusabiriza yari yambaye, ahita rwikuramo ararushugunya, agenda yirukanka. Reka uyu mugoroba nka Barutelemayo, uko tuvuga ngo iki kirarangiye, uhite wikuramo icyo gikoto kijugunye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Haleluya. Umwuka w'ubugumba urarangiye, ikuremo umwuka w'ubugumba uwujugunye mu izina rya Yesu. Uvuka mu muryango ukorwamo n'umwuka w'ubupfakazi, nta bantu bajya barambana nabo bubakanye mu muryango uvukamo. Abagabo muvukana barapfakara, abagore muvukana barapfakara. Uwo mwuka urayoboye ubuzima bw'umuryango wanyu. Nawe uhorana izo nzozi, ubona umugabo wawe yapfuye, ubona umugore wawe yapfuye, ubona abana bawe bapfuye, uhorana ubwo buhorana icyo cyuka cyo gupfakara cy'urupfu. Izo ni imbaraga tugomba kubohoka muri aya masengesho y'iminsi 7. Kuri uyu munsi wa gatanu icyo gikoti kivanemo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uko kwezi kwa 11 kurangiye k'umwaka wa 2022 utazongera kugaruka ukundi. Reka icyo cyuka uba ari kukiyambura, ntabwo uzongera gupfakara ukundi, ntabwo uzapfakara ukundi. Abana be ntabwo bazapfakara, abahungu be ntabwo bazapfusha abagore, abakobwa be ntabwo bazapfusha abagabo, abana be ntabwo abakwe bawe bazakenyuka, ntabwo abakazana be bazakenyuka. Uwo mwuka urarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Mu mbaraga zo kumusaraba i Karuvari, uwo mwuka wo gupfakara, uwo mwuka wo gukenyuka, uwo mwuka w'urupfu urarangiye mu muryango wawe, urarangiye ku buzima bwawe. Ndavuze ngo birarangiye ono de Jésus. Remonde reboso koromo sakaramasai. Senga mu izina rya Yesu Kristo. Hindukirira ubuzima bwawe, wirebeho, wirebe neza. Deliverance ni iki? Deliverance ni uguhishurirwa, ni ugusobanukirwa. Iyo udashoboye guhishurirwa no gusobanukirwa, imbaraga urwana nazo zikomeza kwihisha mu buzima bwawe, zikomeza kwihisha mu mibereho yawe. Ariko iyo wamaze kumenya ngo hari umwuka, hari imbaraga zirwana n'ubuzima bwanjye, hari imyuka y'abadayimoni ihanganye n'ubuzima bwanjye, umwanya nk'uyu nguyu w'imbaraga n'ibimenyetso n'ibitangaza,
amavuta aramanuka tugakubita hasi iyo mikorere yose n'ubwo bushobozi bwose n'izo mbaraga zose. Kubita hasi buri mwuka wose ubasha ubuzima bwawe. Ramandore bose keremo sai. Hari abantu bavuzweho amagambo akomeye, barabavumye, barakwitotombeye, barakuvuma, bagututse ibitutsi bitagira uko bingana. Ntacyo uzimarira, ntacyo uzavamo, ntaho uzagera, uzapfa usabiriza. Abanyafurika baragenda bakanagera kure cyane, bakagera babwira n'umuntu ngo ntagazikamira nayimbwa. Imagine boshye kwikamwa, ariko kubera wa mwuka wo kuboha ubuzima bw'abantu, wo kwangiza ubuzima bw'abantu, ugasanga umuntu kandi n'umubyeyi wawe afite ubasha buhambaye hejuru y'ubuzima bwawe, neza akakwitegereza akavuga ngo goto we ntago uzikamira nayimbwa. Imagine kandi imbwa ntago zikama, ariko ugasanga iryo jambo rishyize mu kirere cyawe, ukabaho ubuzima bwawe uremerewe n'uwo mwuka wo kutagira ikintu wimarira mu buzima bwawe, ukabaho igihe cyose udepanda ku bandi, ukabaho igihe cyose ukagera uko wasabye, ukambara ari uko waguriwe umwambaro, ugatambuka ari uko, ugasanga nta kintu na kimwe mu buzima ubwawe ushobora kwikorera. Kubera iki? Hari uwakubwiye ngo nta kintu uzigera wimarira. Iryo jambo ryagiye mu kirere cy'ubuzima bwawe, rirakuremerera, rirakuvuna. Iri joro Yesu aravuze ngo birarangiye. Ndavuze ngo birarangiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ayo magambo mabi bavuze hejuru y'ubuzima bwawe, subiramo uvuge ngo birarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Subiramo uvuge ngo imitongero banongereye irarangiye. Subiramo uvuge ngo birarangiye. Uhereye umunsi wa none birarangiye. Uhereye umunsi wa none birarangiye. Amagambo mabi bamvuze birarangiye. Ibitutsi banutse birarangiye. Icyo kirere kiremereye ubuzima bwanjye birarangiye. Ndavuze ngo birarangiye au nom de Jésus. Ndavuze ngo birarangiye. Abandi barakubwiye ngo ntuzigera wubaka. Iri joro sura muvuge ngo birarangiye mu izina rya Yesu. Uwo mwuka wo kutubaka uremereye ubuzima bwawe, iri joro sura muvuge ngo birarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Mandere shekeremo sakaramando, rabasha karamande rebo sekeremo saini, mandere yabasa karamando azemene kerebo sekeremo saini. Ukwezi yavugiye ku musaraba ngo birarangiye, ndasubiyemo iri joro ngo birarangiye. Ibyo umwanzi yakuvuzeho birarangiye. Hari ibyo bakuvuzeho ngo kuronga ibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. We ntabwo wakurira indege, we ntabwo wakwigurira imodoka, we ntabwo wakwigurira inzu, we nta kintu na kimwe wakwikorera. Uri umunyantege nke, uraho, ibyawe birafunzwe. Oh my Jesus. Birarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Birarangiye. Ramasaka ramando robo sekeremo sai. Uko ijambo ryavugiwe ku musaraba ngo birarangiye, ryavuzwe ku bwawe nanjye ndasubiyemo uyu mugoroba, nanjye ndasubiyemo iri joro, birarangiye. Rabasaka ramasai. Ramando robo sekeremo saini, mandere ya basakaramando azemene kereboze sakaramando zomone kereboze sai. Birarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Birarangiye. Inzozi mbi uhorana mu buzima bwawe, abantu bahora barota babagaburira ibyo kurya, barota babahinyama, barota babirukansa, barota basubira iyo bavukiye, iyo bakuriye,
bahora barota bari mu mashuri atarangira, inzozi mbi z'uburyo bwinshi zikamye ubuzima bwabo. Satani arabarwanyiriza mu nzozi mu buryo bukomeye cyane. Iri joro nagira ngo nkubwire ngo atura, wongere usubiremo, wongere usubiremo, uvuge ngo birarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Ahuri yambura icyo gikoti, va munsi y'icyo kirere, munsi y'izo nzozi mbi, munsi y'izo karande, munsi y'ibyo bintu bigusubiza iyumva, bikomeza bikujyana, byongera bikugarura, utagira aho ujya, bihora bigukura bigusubiza inyuma. Uyu mugoroba ndashaka gusengera abantu bafite umwuka ubasubiza inyuma. Ibintu byose ugerageje gukora, inzira zose ugerageje gucamo, aho ugerageje kugira ngo utere intambwe ujye, hari ikintu kigusubiza inyuma, hari ikintu kidatuma utera intambwe, hari ikintu kidatuma ugira aho ugera. Iteka wisanga ibintu byose kubigendamo ari ugukurura, umeze nk'ugenda mu gishanga, umeze nk'umuntu urimo ugendera mu gishanga. Mandere bosokoro mosekere mosai. Ndavuze ngo kubw'imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo, uwo mwuka ugusubiza inyuma, uwo mwuka udatuma utera intambwe, uwo mwuka utuma usibira ahantu wari kugenda iminota 30 ukagenda iminsi 30, uwo mwuka ukurura amaguru yawe aho ibirenge byawe byafatiwe, abatwaye ivuga mu birenge byawe. Ndavuze ngo uyu mugoroba umwuka nukuveho, uwo mwuka nuvejuru ubuzima bwawe, umwuka ugukerereza, umwuka utuma wikurura, uwo mwuka w'akanyamasyo n'abadayimoni, ni umwuka w'akanyamasyo uba ku buzima bw'abantu ukabatsikamira, ugatuma nta kintu bageraho, ugatuma bagenda bikurura. ni umwuka w'umuhopfu. Senga muri kano kanya usenye uwo mwuka w'umuhopfu, uwo mwuka w'akanyamasyo uri ku buzima bwawe, utuma uhora ukurura amaguru, ibintu byawe byose birakururuka, amashuri yawe arakururuka, business zawe zirakururuka, urushako rwawe rurakururuka, ibyawe birakururuka, business zawe zirakururuka, imishinga yawe irakururuka. Ibyo abandi babona biboroheye, we bigusaba kwiyiriza, bigusaba kurara amajoro, bigusaba gusenga, ubona ukererewe, ubibona abandi babihaze, ubona ibyo abandi bashigaje, ugera ahantu abandi ari uko bahavuye. Ibintu bihora bigusubiza inyuma, bihora bigukingirana, baravuga ngo ibi ngibi ntabwo byemerewe. Izo mbaraga n'uwo mwuka n'ubwo bushobozi, iri joro ndahamagara imbaraga z'Imana hejuru y'ubuzima bwawe. Navuze ngo birangire iri joro, navuze ngo umwuka ukuveho, icyo gikoti cyiyambure, izo mbaraga ziyambure, uwo mwuka w'akanyamasyo ukure mu buzima bwawe. Uyu mwuka wishe benshi, uyu mwuka utsikamiye benshi, ubuzima bwa benshi bwishwe n'uyu mwuka. ni umwuka w'akanyamasyo. Abandi bagera ku bintu hakiri kare, ariko yo kugira ngo uzabigereho, ubigeraho mu busaza. Wararushe, ukoresha imbaraga z'umurengera, ukagera ku busabusa, ukora ijoro n'amanywa, uritanga uko bukeye n'uko bwije, ugerageza ibyo abandi bagerageza, ariko kugira ngo ugire ikintu ugeraho birananirana, ntabwo bikunda, kubera umwuka w'akanyamasyo. Uyu mwuka ni mubi, wica ubuzima bwa benshi, uheza abana mu mashuri bagasibira, bakarangiza kwiga, ukicana diplome, imyaka 10 igashira, nta kintu urageraho, imyaka y'ubusore bwawe ikarangira, imyaka y'ubukumi, imyaka y'imbaraga ikayoyoka. Kubera iki? Intambwe zawe zigenda nk'akanyamasyo, abandi bakagera ku bintu hakiri kare, bakagera ku mishinga hakiri kare, inzozi zabo zikuzura hakiri kare, ariko wowe bipfa mwitangira. Nibigezweho ubigeraho warushye, ubigeraho watagangaye, ubigeraho waramaze kubihaga, waramaze kubizinukwa, inzira zawe zirazenguruka, witorora mu butayu, uzenguruka ahantu hari gutera intambwe ebyiri ukagera, bigusaba kuzenguruka imisozi n'imisozi kugira ngo ugere ku kintu cyari kikwegereye. Iri joro iyambura uwo mwuka, iyambura izo mbaraga. Senga mu izina rya Yesu, hamagara umuriro w'Imana, hamagara imbaraga z'Imana, hamagara kubaho kw'Imana. Senga mu izina rya Yesu Kristo. Manderia basakara mashekere mosai. Ramando resekere mosokoro mosai.
Mandaria basakara mando semene kereboso sokoromosaka. Data mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihamba, ndasangiye ubuzima bw'abantu bawe. Ubakureho uyu mwuka wa kanyamasyo, ubakureho uyu mwuka w'umuhopfu, ubakureho uyu mwuka wo kwizengurukaho, ubakureho uyu mwuka n'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite ubushobozi, Mwami Imana Nyiringabo, nyaguhora ku ngoma, mu izina rya Yesu Kristo, bohora abantu bawe. Ndavuze ngo izi mbaraga z'uyu mwuka iri joro nizirangire, ndavuze ngo birarangiye, ndavuze ngo uyu mwuka nusenyuke, ndavuze ngo uyu mwuka nucagagurike, ndavuze ngo uyu mwuka numenagurike mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Ndasenze iri joro, ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara kubaho kw'Imana. Mandarabashekeremosayini, reka umuriro umanuke, reka imbaraga zimanuke, reka ubushobozi bumanuke mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro wawe Mwami nutwike, nukongore. Ndamanura umuriro wa deliverance, ndamanura umuriro utwika, ndamanura umuriro utwika, nutwika uwo mwuka, abo bawuroze, abo bawutongereye, abo bawutambutse, abo wanduye mu nzira, abawuvukanye, abo uri mu miryango yabo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo uyu mwuka numenagurike, ndavuze ngo uyu mwuka nucagagurike, ndavuze ngo uyu mwuka nusenyuke. Remosokoromoshekemosayini, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, ndasenze. Remoshekeremosekenerea, rabasakaramasekenerea, ndasenze mu izina rya Yesu. Ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara kubaho kw'Imana, ndahamagara ubushobozi bw'Imana. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu, imbaraga zose z'uyu mwuka nizisenyuke mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo imbaraga n'abadayimoni nibisenyuke mu izina rya Yesu. Ndahamagara umuriro utwika, ndahamagara umuriro ukongora. Ndasenze mu izina rya Yesu, ndasenze iri joro, ndasenze iri joro. Ndahamagara amavuta ya deliverance, ndahamagara umuriro wa deliverance. Remoshakaramasekenerea, ramandarabasekeremosayini, ndamanura imbaraga zibohora, ndamanura imbaraga zibohora, ndamanura imbaraga zibohora, ndamanura imbaraga zibohora. Ndavuze ngo birarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu wagupfiriye ku musaraba, Yesu wabambwe ku bwawe. Ndavuze ngo iri joro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, bohoka. Ramandorobosekeremosayini, bohoka mu izina rya Yesu Kristo, bohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya umwuka w'ubukene iri joro, mu bya Yesu Kristo yabambaye ku musaraba i Karuvari. N'umwuka w'ubukene urimo iri joro, ndakubitasa umwuka w'ubukene. Hari abantu batewe n'umwuka w'ubukene wicaye hejuru y'ubuzima bwabo, kuva mu bisekuru, ugukurikirana amagenerasiyo ku magenerasiyo. Uyu mwuka urabatsikame, uremereye ubuzima bwawe. Uyu mwuka w'ubukene ni bubi. Umwuka w'ubukene ni umwuka mubi, ni umwuka usuzuguza. Biravuga ngo abakene barangwa ndetse barahinyurwa. Niko ijambo rivuga mu gitabo cy'Imigani, ngo abakene barangwa ndetse barahinyurwa. Nta mukene ugira ijambo, nta mukene ugira inzozi, nta mukene ugira plan, nta mukene uvuga ngo ejo nzakora iki, nta mukene uvuga ngo ejo nzajya. Aho umuyaga uhushye ujyana niho ubuzima bw'umukene bwerekeza. Iki gitondo y'umuyaga ubyutse uhuha ujyana iburasirazuba niho yerekeza, bijyanye iburengerazuba niho ajya. Nta mukene uhitamo. Iri joro
tugiye gusenga Imana ikubohore, igukureho imbaraga z'ubukene n'izina rya Yesu Kristo Nazareti. Iri joro Imana ibohora ubuzima bwawe. Hari abantu atari abakene kuko ari abanebwe, atari abakene kuko batazi ubwenge, atari abakene kuko batagira amahirwe cyangwa se opportunity zo kugira ikintu bageraho mu buzima, ahubwo ni abakene kubera babaroza ubukene. Mwari muzi ko ubukene baburoga? Abantu baroga umwuka w'ubukene, abantu bandura abadayimoni b'ubukene. Ushobora kujya gukodesha ahantu, aho hantu ukodesheje icyo kirere kikakwambara, kikuzuza ubukene ku buzima bwawe. Ugasanga abandi barandi rodi bagiye kuzimu, bakorana amasezerano na Satani. Baravuga ngo buri muntu wese uzaza gutura muri aya mazu yacu, umugisha wiwe n'ubukire bwiwe tuzajya tubitwara, hanyuma we asigara ari umukene. Noneho wowe ukajya ahantu, ukajya kuhatura, ukajya kuhakodesha. Ya masezerano umaze gusinyana na nyirinzu, na ya mafaranga umaze kumwishyura, ako kanya byose bigahita bijyana n'umugisha w'ubuzima bwawe. Ugasigara uriho ukora kugira ngo wishyure nyirinzu, ariko warangiza kumwishyura ntugire icyo usigarana, kongera ugatangira zero, ugatangira ukundi kwezi uri mu Rwanda nuko uzabona nanone icyo wishyura nyirinzu n'ubundi. Ukwezi kwarangira utwo wabonye wagezeho ukamwishyura, ugasigara zero. Washobora kubona y'umuceri n'ibiharage ukarya, ukaryama, ukongera gutangira intambara n'ubundi yo kurwana n'ukuntu uzabona andi mafaranga yo kwishyura nyirinzu. Imyaka 2 gashira, 3, 4, 5, umuntu akamara imyaka 10, 20 yicaye ahantu nta kintu na kimwe gishobora guhinduka mu buzima bwiwe, agahinduka umukene. Atari uko yari kuba umukene, ahubwo umugisha wiwe wibwe muri iyo nzira. Ubwo n'ubwoko bumwe. Hari abandi n'abakene kubera ko mu miryango bavukamo harimo abantu bakorana n'imyuka y'ikuzimu, baroga, baraguza, baterekera, bagenda mu myuka mibi. Kandi burya nta murozi n'umwe ku isi ubaho utagira ishyari. Kondisiyo ya mbere Satani aho umuntu kugira ngo amuhe imbaraga z'uburozi ni ishyari. Iyo udafite umwuka w'ishyari ntabwo Satani yagukoresha mu burozi, ntibishoboka. Kugira ngo Kayini yice Abeli, byoroheye Satani gukoresha Kayini kuko Kayini yari yamaze kwinjirwamo n'umwuka w'ishyari. Murumuna we Imana yamushimye, yashimye igitambo cyiwe, ariko we yagishimye. Rero iyo umuntu amaze kwinjirwamo n'umwuka w'ishyari, byorohera Satani kumukoresha icyo ashaka cyose. Ufite ishyari muri wowe, nta kintu na kimwe Satani atagukoresha. Rero aba barozi
ikintu cya mbere baba bafite muri bo kuruta ibindi byose ni ishyari. iri shyari rero cyangwa se iyi jaruzi bayigirira ubuzima bw'abantu bo mu miryango babona ko barimo batera imbere. babona abana bawe bize, wa mwuka w'ishyari ukazamuka, bagahita batangira kubaroga kugira ngo amashuri bize atazagira ikintu abamarira. babona usotse ugiye ku kazi, bati kana kabonye akazi arimo arakora, twebwe turicaye, wa mwuka w'ishyari ukabakoresha, bagatangira kuzinga ubuzima bwawe. niyo mpamvu mpora mbabwira ngo ni byiza yuko mubaho ubuzima bw'ibanga, mutamenyekanisha ibyanyu byose. kubera iki? kuko ntabwo uzamenya uwo kugirira ishyari ninde, kandi umuntu wese uzakugirira ishyari byorohera satani kumukoresha. hari abantu baroga badakoresheje n'imiti, akakureba akakugirira ishyari, hanyuma agakoresha akanwa kiwe agatangira kukuvuma no kugutuka no kukwaturaho ibintu bibi, kandi bikagukurikira. hari abantu bafite akanwa gahumanya abandi, ugasanga umuntu ntabwo yigeze ajya mu bapfumu n'umunsi warimo, ariko gusa yabonye, yamenye amakuru yawe n'uko usigaye n'ukuntu usigaye ukora n'ukuntu usigaye wideburiya n'ukuntu urimo urwana n'ubuzima, agahita atangira kukuvuma no kuvuga uriya azapfa ntacyo agezeho, biriya byose bizahomba, uriya n'umutindi, ibintu nk'ibyo ngibyo. akanwa ke kakaba karimo imbaraga z'uburozi, bikaza bikagufata bikangiza ubuzima bwawe, kandi nta bapfumu yagiyemo. hari abantu benshi ubuzima bwabo bwangiritse gutyo. ikindi cyo dushorejeho, dusenya uyu mwuka w'ubukene mu nzira zose zitandukanye, aho turuka hose, haba mu barozi, haba muri karande, haba mu miryango. hano abo satani azagateza umwuka w'ubunebwe, bakabaho bumva nta kintu na kimwe bashobora gukora. akaba yahaguruka agakora ibintu bikagenda, ariko yahaguruka atangira akumva ikintu kimubwira ngo yicarire, akumva ikintu kimubwira ngo bireke. abandi bagakora bakanayabona, ariko satani agahita ababwira ngo nimuze mbere ko muyajyana mu bagore, mu tubari, akayoyoka karangira. ubukene bukaguma bwicaye mu muryango, mu rugo, mu buzima, kandi bakora, kandi banisha amafaranga atagira uko angana, bakazagira mu busaza adashobora kwigura na mituweli y'ijana. iyo myuka yarakoreye hejuru ubuzima bwiwe. tugiye gusenga muri kano kanya tugana ku musozo, hanyuma tuzakomeza ejo. uzaba ari umunsi wa gatandatu w'amasengesho, hanyuma ku wa gatanu w'umunsi wa nyuma w'amasengesho. tufite na overnight, kandi turizera neza yuko Imana izakora ibintu bikomeye cyane. amasengesho y'imisingo Imana igiye akoreramo, overnight Imana igiye ikoramo ibimenyetso n'ibitangaza. rero icyo utari buze kubona muri iyi minsi 7 muri overnight uzava mu kibonye. Yesu aravuga ngo birarangiye. umwuka w'ubukene hejuru y'ubuzima bwawe urarangiye iri joro mu izina rya Yesu Kristo. imbaraga zose z'ubukene aho zikomoka, aho waciye mu mupangayi, abagutongereye, abakuvuze nabi, abagutongereho ibintu byinshi cyane bitandukanye, abatuye amagambo mabi kuri wowe, abakuvumye, imyuka igukurikirana, ibyo byose iri joro ndavuze ngo birarangiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. aho uri dekarara, waturuvuge ngo ubukene burarangiye, aturuvuge ngo ubukene burarangiye, umwuka w'ubukene urarangiye, imbaraga z'ubukene zirarangiye, ubushobozi bw'ubukene burarangiye mu izina rya Yesu Kristo. izi mbaraga z'ubukene zirarangiye mu izina rya Yesu Kristo. data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, ndasengera abantu bawe, ndasengera ubwoko bwawe, ndasengera abo twabanye ku buhanga bw'ibyuma, abo twabanye kuri free conference, abari ku mbuga z'abakunda Imana, abazakurikirana ino jambo kuri YouTube mu bihugu bitandukanye n'imigabane itandukanye. iri joro ndavuze ngo ibyari binanije ubuzima bwabo byose birarangiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. ikintu cyose cyananizaga imibereho yabo, ikintu cyose cyabarwanyaga, iri joro cyarangiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. kumugisha buri wese, komeza uduha imbaraga zo ku imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kubana natwe mugoroba, mugira ijoro ryiza. bye bye.